ubundi umugore warakaye Satani nawe ahagarara ahirengeye kugira ngo arebe uburakari bwiwe. Impamvu ahagarara ahirengeye nicyo kintu cya mbere mu isi y'abazima Satani atinya. Impamvu bavuga yuko umugore warakaye Satani amutinya, umva aka kantu neza. Bibiliya itubwire yuko umugore ari itorero. Niyo mpamvu iyo itorero ryarakaye bitewe n'abana baryo bari kugenda nabi cyangwa abana babo bari kononekana na Satani arahunga cyane, kubera yuko itorero ritarishyira hamwe rigafata umwanya muremure cyane wo gusenga. Umva n'aka kantu. Ubundi kera iyo Abisiraheli babaga bari mu bibazo bikomeye cyane, babateye bakabanyaga, bahitaga bahamagara abagore bazi kurira neza. Abo bagore iyo bariraga cyane, amarira yabo yaratumbagiraga akagera mu ijuru, maze Imana ikabasha kuyumva. Yamara kuyumva igahita imanuka igakiza abo bantu, igaturanya umwe mu abo bantu b'ubwo bwoko bwa Isiraheli. Tuvuge nk'urugero, hari abantu benshi cyane twagiye twumva Imana agiye ihagurutsa, kandi ikabahagurutsa atari uko bari bari mu miryango ikomeye, bari bari mu miryango yoroheje cyane, ariko ikabakoresha iby'ubutwari. Tuvuge Dawidi yari umushumba yiregeraga intama mu ishyamba. Imana yamuturanye mugira umwami w'Abisiraheli. Umva undi muntu, Sawuli nawe yari umuntu uri aho ngaho, ariko Imana imukura mu bakemuzi b'intama. Bivuze ngo ari umushumba nawe imugira umwami. Uwo si we wenyine, hari abantu benshi cyane Imana agiye ihagurutsa maze bakagenda. Nk'urugero Gideyoni yari umubumbyi, maze Imana iramuhagurutsa iramubwira ati genda uko imbaraga zawe zingana ndakugabiza Abamediyani. Ni benshi cyane Imana yagiye ihereza ubutware, atari uko bakomeye, atari uko bagize, ahubwo ari uko boroheje cyane. Kandi ibyo byose byaturukaga ku marira abagore bariraga ba Isiraheli. Imana ijya gukura Abisiraheli mu gihugu cya Egiputa, abagore cyane umubabaro wabo, kubera yuko Bibiliya ivuga yuko bafataga amashereka bakikama, bamara kwikama bagapondesha ubutaka. Nawe wibaze uwo mubabaro abagore bari bafite. Rero niyo mpamvu icyo gihe Satani nawe yagize ubwoba, maze Imana ihagurutsa uwo Mose imuhereza inkoni yahindukaga inzoga. Ibyo ntabwo ngiye kubitindaho. Ese wagize ngo sinuko binjiye mu kiganiro ngo haye ikaze utayemo gukurikirana ibiganiro byacu bijya kuri Nosheni. Ngiye nk'ibisanzwe n'umuhungu wanyu Gasenye muziye Kongomani. Reba neza nimba utarakoze subscribe maze ugikore, kugira ngo tugendane kandi ku kandi ujye umenya amakuru atandukanye cyane avuga mu byamamare bitandukanye biri hano mu Rwanda, bikina filimi ndetse no hanze yaho. Iki kiganiro tugenda tubihuza, ndetse yabe n'ahandi hantu hose baba barabyumvishije. Tugenda tureba ibiganiro, tukareba filimi yacu, igitekerezo cyayo uko inkuru igenda, maze tukagenda tubihuza no muri filimi, tukibaza ngo ninde muntu wigeze kubaho gutya muri Bibiliya, mu biki byari byatewe n'iki. Filimi yacu murayizi ukuntu twayitangiye. Twatangiye tuvuga yuko ari urw'ibanga. Ese urwo rw'ibanga ngewe nababwiraga yuko ashobora kuba ari urukundo cyangwa rukaba urugo. Yego byaje kugaragara ko ari urugo ruri mu rundi, urugo rwa Kamarade n'urugo rwa Emile, ariko rwose ruhuriye ku mugore umwe, rukaba ruhuriye ku nzu imwe. Ibyari amabanga bitangiye kuba inkuru rusange, bitangiye kuba amakuru asanzwe. Uko bishe umuntu nabyo bigiye kugaruka cyane, maze intumbi, nimvuga intumbi byumve neza, na Bibiliya ivuga intumbi cyangwa umurambo cyangwa umuntu wapfuye cyangwa umubiri w'umuntu washizemo umwuka. Ni ukuvuga nk'uru rugo habanje kugaragaramo umubiri cyangwa intumbi imwe y'umukobwa wakoraga nk'uru rugo. None nyuma yaho dufite ubwoba ko hagiye kugaragaramo indi ntumbi ya mama wiwe bagiye gukurikiza umukobwa wiwe, bitewe n'uko yaratangiye kujya amenya amabanga namwe no kumenya ibyabaye hagati y'abo ngabo. Bivuze yuko ntabwo aramenya ikiri hagati y'umugore wa Kamarade na murumuna wiwe Emile. Ntabwo arabimenya, ariko yatangiye gukeka yuko burya mujya mutinya umugore watangiye kuvuga ngo icisha umwana wanjye n'uwamwishe ari mwino nzu. Nuko yamaze kugwa mu mipangu yose, yamaze kubimenya. Burya inzu niyo kuriramo, si yo kuvugiramo. Benshi cyane mujya mu nzu mukavugiramo byinshi cyane, ariko ntabwo mumenye yuko ibyo mwavuze n'imbeba yo mu nzu cyangwa umunyenzi cyangwa n'amarijoze yo mu nzu, iyo mu nzu ushobora kubyumvira ugasohoka ugenda uduhira mu matwi y'umuntu, maze umuntu akumva iyo nkuru. Ese ko yabuze yiwe wehe bigenze bite? Ndababwiye ngo reka tubihuze na Bibiliya. Uyu mugore wa Kamarade ameze nk'umugore bita Herodiya, maze uwo afite ngo umukobwa wiwe aragiye arabyina anezeza umwami.
ariko kubera umutima mubi n'ishyari yari afite, umugabo cyangwa umwana abwiye umukobwa we ngo mbwira ikintu ushaka ndakiguhereza mu gihugu cyanjye. Umwana agiye kugisha inama mama wiwe, maze nyina ahita amugira inama, musaba igihanga cya Yohana ku mbehe. Can you imagine icyo kintu? Ni igihanga ataragiye guteka mu isombe, ni igihanga ataragiye kurya, nta n'akantu ari gukora, gusa ni ukubera ko uwo mugore yari afite umutima mubi. Uyu mugore nawe umutima we tuwugereranyije n'uwo mugore gute? Uwo mugore utaranejejwe n'umugabo wiwe, maze agahindukira akavuga ngo nimumpereze na murumuna w'umugabo wiwe, maze nawe mugire umugabo. Yitwaje yuko umugabo wiwe yazaga ananiwe, ariko twebwe ntabwo twabibonye yuko umugabo yaragajaga ananiwe, ahubwo ni ukora ko umugore we yanze kumenya inshingano ziwe yakagombye gukora no kuba yakutuma umugabo aruhuka maze akuzuza inshingano zo mu rugo. Bagabo namwe muri kunyumva, namwe bagore muri kunyumva, burya umugabo uko yananirwa kose ntabwo yabura gukora inshingano zo mu buriri. Ndakubwiza ukuri, nimba uri umugore umugabo wakaza ananiwe, ukamuzanira utuzi ukamuza uturenge, wamara kumwoza uturenge ukamusiga amavuta akaryama, ukamukandakanda umubiri wose, ibyo ngibyo uri gukora icyo bita refreshing body yiwe, maze umubiri we tubaduka agakura nk'imashini, maze agakora ibyo agomba gukora, ukanezerwa nawe. Ariko nimba umugabo wagiye mu kazi isaha yose agasanga waryamye, nawe araza aryama nyine akwakire nk'uko mwakiriye, namara gusinzira umubiri we urasinzira, nawe ntagire icyo ukora. Bukeke mu gitondo ahita afata ibyiwe, ahita areba amaraporo atarasoje akayakora, maze mu mutwe we agahita hajyamo akazi. Nta kindi cyo gukora. Benshi bagabo benshi banasiga batariye n'ibya mu gitondo bakabiziga bitewe n'inshingano bafite mu kazi. Ariko abagore bo ntabwo babitekereza yuko umugabo nimba atashye agasanga yasinziriye, amakosa ashyira ku mugabo ngo ataha ananiwe. Uyu mugore we kutamenya inshingano ziwe rero nicyo cyatumye areka umugabo wiwe, maze akazibukira akajya muri murumuna w'umugabo. Ibyo ngibyo byabavire muri imyaka ikomeye cyane, bitewe n'uko nawe yarazi ko icyo ari gukora ari kibi, bakuraga mu bwihisho. Hari umwe waje kubamenya ari uwo mukozi bitaga Mutoni. Uwo mukobwa amaze kubimenya, nta kindi bakoze, bahise bamwica. Mu kumwica barazibanganya ibimenyetso n'umurambo barawuhisha. Bakoze ibyaha bitatu. Bakoze icyaha cyo guca urugo inyuma, bakoze icyaha cyo kwica, bakoze n'icyaha cyo guhisibanganya ibimenyetso, guhisha umurambo. Ibyo ngibyo guhisha umurambo ubundi ntabwo ari uguhisha icyaha, ahubwo babyita gushinyagura, kubera yuko bawushyira ahantu maze ntibawushyingure neza. Umuntu ni uwo kubahwa. Abantu munteze amatwi muri kunyumva, muguru uri kunyumva rero, mu gihe uzabona umugabo wataha nijoro atinze, nawe uhita wiga ububwe aka kantu kumve neza. Ushobora kuba utarabibwiye n'umubyeyi wawe ugiye gushaka, ariko iyo umugabo akora akazi gataha nijoro, kabone nubwo yaba anywa agacupa n'agatama, agataha yakanyweye, bigatuma ataha bwije cyane bitewe n'uko yagiye gusabana n'abandi. Wowe icyo usabwa ni kimwe, ukoresha umunsi w'amanywa, ukunde kuba uryama cyane ku manywa, kugira ngo nijoro uze gutarama cyangwa uze kwicara birambuye, ureba filimi cyangwa ureba ibindi bintu biza gutuma wicara kuba wabona rukurezisita ukageza saa 6 z'ijoro cyangwa saa 8 z'ijoro, umugabo akagusanga ukanuye. Icyo gihe inshingano z'umugore ziba zigenze neza, kandi icyo gihe n'umugabo biba bimeze neza. Ese ni iki cyababwiye yuko umugore yakagombye kuba aryama mbere y'umugabo mu gihe umugabo ari hanze? Ntabwo byakagombye kuba ari ibyo ngibyo, ahubwo twese twakuze yuko twumva yuko nimba umukuru w'urugo, ndavuga umugabo w'urugo, ari hanze y'urugo cyangwa hanze y'igipangu, abarimwe aho bose, yaba ari n'umuzamu, nta n'umwe uba wemereye kuryama. Bagomba kwicara mpaka agarutse atashye. Atataha kandi nabwo bakabyihanganira, kubera yuko nta muntu ugomba kuba igomba gusinzira kubona amahoro umutware w'urugo atararwinjiramo. Ako kantu sinzi nimba ari umuco wacitse cyangwa ari uko abagore benshi cyane basigaye bajya mu ngo batabanje kuganira na ba nyirasenge. Ubundi bavugaga yuko udafite nyirasenge yisenga. Akenshi na kenshi ingo zananiraga abantu ba kera kubera yuko batagizwe inama. Iyo umukobwa yajyaga gushaka, yasangaga nyirasenge akamugira inama, akaganira na mama we akamugira inama, maze bakamuha amabanga yo kuntu urugo rugomba kuba rumeze. Cyane cyane impamvu babikoraga kugira ngo bamumenere amabanga y'urugo, uko umugore agomba kwitwara, umugore w'umutima. Ariko kugeza kuri ubu ngubu byaraciwe, byabaye viziyo, ibintu byose byagiye muri viziyo. Umugore arajya mu rugo bigafatwa nk'umuhango gusa, uko yakagombye kuba ari ikintu cyaremewe kuba cyaba cyo.
abagore ninde wababwiye yuko umukobwa yaremewe kurongorwa? Hari abagore benshi cyane tuzi neza babayeho batigeze bagushaka kandi ubuzima bwo bukagenda neza. Kandi nawe mu karitsiye utuyemo ushobora kubuza umuntu ufite imyaka irenga 30, ufite imyaka irenga 40 kandi akaba akitwa umukobwa, ariko ubuzima bwe bukagenda neza kandi ukabona ntacyo bitwaye. Ese aba bakobwa bihaye Imana bashiki bacu ba Mansera, ubundi mutekereza yuko ibyo bakoze bayobye? Ntago ari ubuyobe, bakurikiye umuhamagaro wabo, baravuga ati reka dukurikire umuhamagaro, kubera ko Bibiliya nayo itubwira yuko hari abantu benshi cyane bagiye bazaza bagasazana ubusugi bwabo. Uribaza ngo ninde? Hari umukobwa umuvuga muri Bibiliya, ise yagiye ku rugamba, amaze kugera ku rugamba aravuga ati Mana nutuma nta amahoro, uramwibutse. Uwo mugabo ninde? Ni Yefuta. Ikizaturuka mu nzu yanjye bwa mbere kize kunjyakira, nzabona bwa mbere ngeze mu rugo iwanjye, nzakigutambira. Ese batambye nde? Ni umukobwa we mwiza cyane yari afite w'igikwerere, amaze umukobwa nawe yemera kugira, avuga ati dawe, mbere yuko ntambiye nkuko wahize umuhigo, mbere yuko uhigura, reka mbanze ngene njye kurirura ubukumi bwanjye n'ubusugi bwanjye. Utekereza ko uwo mukobwa se byagenze bite? Uwo mugabo yamutambiye Imana nkuko yari yayisezeranyije. Ese uwo nguwo wehe ubusugi bwe yabaye ajyanye mu nda y'isi, wiga ko budafite agaciro? Rero nta kintu kivuga yuko wakagombye kuvuga yuko waremewe kurongorwa, ahubwo icyo waremewe ni ugufata neza ibyo wahawe. Nimba ugize amahirwe ukajya muri urwo rugo, menya yuko ari benshi cyane barubuze, maze urwanda ishyaka, wirinde kurwinjiramo inyenzi n'amasazi, wirinde kurwinjizamo imbwa n'imisega. Nimvuga gutyo muraza kubyumva, uravuga ko mujinya ukazamutse. Reka mugabanye, ahubwo tuganire neza. Uyu mugore wabaye indashima yemera kwinjiza muri umuna wiwe mu buriri, ndavuga muri umuna w'umugabo wo mu buriri bw'umugabo we. Yakoze ikintu gikomeye cyane kubera yuko umunsi arigirira muri umuna we. Urupfu n'inkota yahise ibunga mu rugo rwiwe, none abantu babiri turatekereza ko bamaze kugira. Ese utekereza ko Emile yamubwiye azamubwira iki? Nuko Emile ashobora kuba yakoze ikintu gikomeye cyane, akaba yamuburishije agashyiraho abantu bamwica, akazagaruka amubwira ngo wa mukecuru nawe ntakiri mu buzima bwacu ari kuzadukoraho. Ese uyu mukecuru namara gupfa, uratekereza ko imirambo irabishize? Hazaba hasigaye umurambo wa Debora, kuko Debora azi byinshi cyane binarenze ibyo Mutoni yari azi. Ikindi Debora niwo muntu wakagombye kuba yatabara urugo nimba ari divorce ikavamo, ariko nababwiye ngo mu bintu bya mbere byakagombye guhora ku meza y'abantu bashakanye ni imbabazi. Urukundo rwe ntago twaruvuga kubera yuko urebye Kamarade ni umukire, afite amafaranga, umukobwa wese yashobora kwibwira ngo ari urukundo, kandi uwo mukobwa yarakurikiye imitungo. Ntago turamenya iwabo wa Grace nimba ari mu bakire, ariko uko tubyumva nk'inkuru ya muri umurebe yatubwiraga bari abantu bari aho ngo bababaye, Kamarade akaba yarabateje imbere ubwo yajyaga gufata umukobwa wabo. Nimba ivuga gutyo ntimundakarire bakobwa, ahubwo namwe mumenye ngo ibibundi bintu bya Bradishawa, aba ba Marene musigaye mutora bakiri batoya batabasifite n'ubwo nararibonye mu rugo, ibi bintu mwabikuye ko ari byo bitangiye gutuma n'uru rugo ruzamo imirambo myinshi. Iyo abo n'umukobwa yaraganiriye na mama wiwe akamubwira ati burya n'ukwihangana, reka mbabaza, ubundi abagore b'abasirikari mutekereza yuko babayeho nk'indaya batanga umubiri wabo bahaye umugabo? Bibiliya itubwira yuko iyo umaze gushaka umubiri w'umugore uba ukigenda, uba utangiye kugendwa n'umugabo, n'umubiri w'umugabo ukagendwa n'umugore. Ijya gusoma hehe? Mu Bakorinto ba 7, nimvuga Bakorinto ibice 7, usoma icyo gitabo cyose uraza kubona uwo murongo uvuga yuko umubiri w'umugore ugomba kugendwa n'umugabo, n'umubiri w'umugabo ugomba kugendwa n'umugore. Bivuze ngo iyo umaze gushaka ntago uba ukigenga ubwawe, ahubwo batangiye kugendwa n'uwo muntu mwabanye. Nimba uri umukobwa uba uri kugendwa n'umugabo, bakobwa kakanu mukumve neza, ushobora kutazakumva muri Bradishawa cyangwa ntuzakumve kuri mama wawe, kubera yuko iki gihe kigezeho ntago tugitwageze mu gihe cy'iterambere ngo ibintu byose tubyigira online. Mama shenge ningo dusigaye tuzigira kuzibanamo muri online ko umugabo afatwa neza. Nabonye abantu benshi cyane bakora ibiganiro ngo umugabo mufata gutya. Abantu benshi muzi yuko umugabo kumufata neza ari gukora imibonano, mwaribeshye. Gufata umugabo neza ni ukumenya icyo umugabo akeneye.
nk'uko nababibabwiye. Ubundi kera iyo umugabo yatahaga, umugore yagendaga kumukingura akamukuramo inkweto, akamuzanira silipa, akamwakira igikapu cyangwa imvirope afite, akicara mu ntebe, akamukuramo udukweto, akamukanda ibirenge, akamuzanira utuzi dushyushye agakandagiramo, yamara kugira akamubwira ati turabanza tujye cyangwa turajya muri dushe. Iyo bavaga muri dushe bakajya ku meza bakarya, barasengaga, bamara gusenga bakajya mu cyumba bakanoza amabanga y'abashakanye, ibintu bikagenda neza. Ibyo bintu nubikora mu rugo rwawe, urugo rwawe nturugende neza, umugabo wakaguca inyuma cyangwa nawe ubwawe ukabura amahoro mu rugo rwawe, uzamenye ko nakubeshye. Ese mama uravuga ati mfite imyaka ingahe? Ibyo njyewe nagiye negera abakuru nkababaza. Nawe ni wegera umukuru ukamubwira ati ni igiki cyagufashije kumara imyaka 45 ubana n'umugabo cyangwa imyaka 50 ubana n'umugabo wawe ntimutandukane? Byagenze bite? Azakubwira ibyo bintu byose. Gufata neza umugabo si ukumumenya mu gitanda, gufata neza umugabo si ukumenya icyarya, ahubwo ni utuntu duto dutoya, ukumukorera akamasaje no kumukanda ibirenge mu gihe avuye mu kazi, ukamubaza uko yiriwe. Apana kugusanga ushyishyira ibiryo ku meza ngo nurye, narangiza kurya ngo tujye kuryamanye mfite ibitotsi. Ganira n'umugabo wawe umenye ikibazo yahuye nacyo, umugire inama nzima. Utazamugira inama nka babandi twumva muri Bibiliya bagiye batuma ubwami buhirima kubera igitekerezo. Nk'uwo mugore wagiriye umwana wiwe ngo genda usabe igihanga. Hari n'undi wagiriye inama ati genda wice runaka na runaka umukureho aratubangamiye. None n'umugore agereranywa nabo bose. Abagore babi b'umutima mubi bafashe bagashuka abagabo babo. Uyu ari kumushuka ngo yirukane umugore, natamwirukana, ndavuga umukecuru, natamwirukana umukecuru avuze umwana wiwe, abo bakagombye kumufasha nibo bagiye kumusonga. Ibi bizagenda bite? Wowe utekereza iki? Emile wishoye mu bintu azi ko ari urukundo, ariko rwari urukundo rudashoboka. Twebwe twamaze kubona ko ari irari ry'ubusambanyi ryari ribuzuye. Yego yagiye ku mugore wa mukuru wiwe, yumvishije ibyiza mukuru we yamurushije, ariko agiye gukuramo ubundi buribwe cyane kubera yuko azakatirwa imyaka y'ubuzima bwose. Kuba ari kwiga nta kintu bimaze, kubera ko nabyo bishobora kuzamuzanira. Reka mbabwire, iyo ufunzwe amezi 6 wakatiwe n'inkiko, diplome yawe bayitesha agaciro bakayishanyura. Nimvuga kuyishanyura nta hantu ujya kuyidepoza. Nawe rero kuba ari kwiga kaminuza ahubwo ashatse yanabihagarika, kubera yuko umunsi ku munsi azafatwa afungwe kandi azakatirwa imyaka iri hejuru ya 25. Niyemera ibyaha bazamukatira 25 yuko yishe umuntu, nuko yajyanye urugo rw'abandi. Abantu benshi ntabwo bazi guharika umugabo kari itegeko. Muzasoma amategeko mpanabyaha ya leta y'u Rwanda, muzasangamo itegeko rigenga umuryango ry'ubuharike, aho bafunga uwakoze ubuharike. Umugore n'umugabo baciyanye inyuma. Tuvuga umugabo nimba bamuca inyuma akajya kurega umugore wiwe, umugore bazamufungana n'uwo bakuranye ibyo ngibyo. Ubuharike nibwo bwabaye muri uru rugo rwa Kamarade. Uyu Emile inama nge namugira, sinzi wowe wamugira, nimba ari uko wamugira inama gukomeza gukundana na Garase, ariko inama namugira ni ukuzibukira akihana ibyaha byiwe, maze agasaba imbabazi, bakamukatira imyaka mikeya akaza agasubira mu buzima. Etekereza nimba Emile ari mu myaka 30, nk'uko mureba wabona ari mu myaka 30. Niba mukatira indi myaka 25 azasuka muri gereza afite imyaka 55. Niba mukatira burundu nta kuzongera gusohokamo. Imipango yiwe n'ibitekerezo bye n'intego ziwe zose bizaherera muri gereza, aho azaza atekereza ibintu binganye nuko nahari bitarenze igipango. Mu gihe Kamarade azaba ameze neza agashaka undi mugore, mu gihe umugore wiwe bazaba baramufunze, Kamarade azazana undi mugore, babane mu buzima buryoshye kandi akomeze kuba wa undi Kamarade. Ntabwo tubizi nimba Debora ibi yaragiye kuvuga agiye kuzabizira, cyangwa nibwo Kamarade agiye kumenya ukuri. Ubutekereza iki? Niyo mpamvu twakizeho section ya comment, dutera igitekerezo cyo tubwire kuntu bimeze n'ibino video wayikunze. Polisi maze kubigeramo. Uyu mupolisi ni inshuti ya Kamarade. Mwibuke yuko tutaramenya icyo Kamarade akora. Ese dusanze Kamarade ari umunye businessman cyangwa ari umumaneko, urumva ko kuzabona inkuru byabigenza gute? Kuzumva ngo umuntu ukomeye cyane mu rugo rwiwe hapfiyemwe abantu, umugore we n'umwicanye, ibyo azabyakira ute? Waduha igitekerezo nimba wakunze ino video cyangwa iki cyegeranyo wagikunze. Nge narababwiye ngo bogenza mfata umwanya wo kugira ngo tuganire kuri filime, turajya tubihuza n'ubuzima busanzwe. Ubuzima busanzwe hari abagore benshi bakora ibi ngibi.
cyane cyane kumva ko umugabo wiwe yagiye muri misiyo azamara imyaka myinshi agahita ahamagara agasore kazaza kaba kamufasha. Kumufasha ntabwo mvuga ari ukumufasha koza ibyombo, gukoropa inzu, nakazaza kamufasha ibyo umugabo yakagombye kuba akora. Hari n'abandi benshi cyane babona abagabo babo bafite akazi bataba mu rugo cyane, bakabakomezanya ibyo bita ngo ex wawe wataye ukamukomezanya mukajya mukora ibyo ngibyo. Ukurikije iki kiganiro uko kimeze, nawe duha igitekerezo cyawe. Njyewe yari muzehe Kongomani, tawangwa na bose Gasegege. Nimba iyi video wayikunze, yisangiza abandi, uduhe n'igitekerezo cyawe, ariko ndakushishikariza gukora subscribe kugira ngo uzabone ibindi biganiro kuri ino chaîne yacu. Ndabakunda, naho mu bindi biganiro by'ubutaha. Ciao ciao. Whispers echo in my mind.